byagenze neza. Urugendo rwabaye ruhire. Bakiganira rwose batunyabikirize amajyaruguru wayabona. Mu majyaruguru nasanze muri amahoro, usanga abantu baho neza. Ndabona imyaka itangiye kuboneka, ndabona iminsi iri kuri ya Noheli rwose muzaba mumeze neza. Oya, tuzaba tumeze neza, tuzaba twejeje. Nabonye n'ibigori bigiye kwera, harabura n'icyumweru. nabonye n'ibishyimbo rwose byaratangiye kumera neza. Amashaza yo mwatangiye kurarya dore ko aza mbere. Nageze ku kirenge usanga ibintu bimeze neza, manutse umuhondo usanga ibintu mu bwiza gusa. Ndebye muri ibi biyaga byanyu mu Mataba, reba no mu Bisiza, ndangije Imana ibyo baravuga Imana yabagiriye neza. Maze yigira hano uyu musangiza w'ibisabo aravuga ariko ninde wasenga, maze nanjye mfata mikoro nshimira Imana yabanye namwe, ariko natwe ukabona natwe se wabibonye. Nabibonye nibaza ndavuga ni bakristo aracyakunda gusenga nka kera, cyakunda guhamagara Imana nayereka yavuze ariko ninde wasenga mbona bitatimba Imana yavuze ndavuga ndaraye. buriya binginze ntibabonye ko uruhande rwanjye hari abinginze barahari, ariko kandi baba bakwingingira, nabonye bitonze bakwingingira, ariko nanjye mba ndi kumwe nabo. kirashaka kubwira abo bakobwa bihute ntiyakirire umuvandimwe. cyane byose bagusanga bakigerageza urugata kuko iyantangira akazi irakomeye, ariko reka nongere mbabwire rwose kabanya ntacyo batega. Nyamuneka niba hari umuntu bari hafi ababwire banyaruke kuko amazi yatembye ngo ubu ari hafi kugera epfo za Misiri. Mubyeyi banyarutse rwose, mubyeyi Eduard karamya banza abakobwa b'abana bakiri ku ruhimbi, ni ba bwiza bw'abakobwa bagitegura, kandi ubanza nyine babanza gutunganya ibintu, ubanza bagombaga kubanza gutunganya ibyatsi. Sinamura cyagira inzu cyane cyagira n'imbere, umucura cyane mu jisho, umucura cyane mu jisho uracika barakitse, ariko ndabibona Yesu aragira ngo guterura igicuma bagira ngo biroroshye, ntabwo byoroshye, biba byoroshye, ariko ndabona araje. sinakubwiye bagira ngo guterura mu bibindi cyo ni umunyaruke kigiye mu rugendo uragira ngo biba yoroshye, umunyaruke rwose. akariko kangwa neza iyo unagejeje ni ku bwatsi bw'inka Kubera urupfu reka tumushwegere, uriya mutungo ushobora kuba wagenera ndabigize. ngaho nanzanire nanjye kariya kandi ako k'ibitoki gasa n'insina kabonye ndetse n'inzira ureho urukoma gasa n'umutobe w'umuhama. ese uri umuntu ukitsamo ubona ko gafite n'urubiri, reka mushwegere nawe. ubonye inzoga ibiri ariko itangaje ku buryo idakanga imitima y'abizera. bakira hanyuma abana babasaba umugisha, kandi nawe nigize kumva ubishyira abo bityo bashakaga kunsakuza, naragiye kubikora gusanga tutari twagera mu masaha yo gusakuza. karapfutse cyane rwose ni ka kandi nuko ayo ni amazimano maze kumenya kuzakugendera. nabwira abana murebe ukuntu mwateka igitoki maze mwebwe, hanyuma munishire nzakire inshuti yanjye bajya gusoma ariko turi mu nsinziro utsimura utsimura ahasa umuneke. oya ni mu nsinziro rwose. ubwo kabanya ntacyo batega nongere mbabwire nti ni n'agatobe nzaje. ababyeyi baduhaye urugero nyamushimye. hanyuma
mureba abandi babatwaza guca akabogi murakoze umubyeyi dukomeze tuganire nuko babyeyi aba babyeyi si koko ntabwo badutangiriye neza dufata ntitwaza mu rugo hanyuma akabanyana tubatega rero bose mugisubira iyo murebe abandi babatwaza maze muzane bya bindi byose mukore ku bicuma byiza by'amahoro maze tuzimanire uyu muryango nyamara zose rwose nimushaka muzizane muzitereke aba bantu nabo turabamurira ntabwo buriya turi abantu bari aho n'inyota numva mu kanya umuntu atayigere yaza kumukoza ahandi hantu cyangwa se ikamubuza ibyicaro munyarutse rero mukigitananga ongera unushireho gatoya kurya maze ese mubyeyi wari ndakumva ufite umusore mwiza uzi kuvuga neza mu gitaramo cy'abahisi yego nabonye iki gitaramo cyawe ari igitaramo wateguye cyiza kandi data yakinimyemo Zakariya arambwira ati nyabuneka uzaze kwa Zakamwita bazaba bafite igitaramo kwa Frederico yego uzahasanga intore muri uyu muryango yitwa Eduwadi nuhagera maze bana bagiye uzajya gutaramana nabo mu gitaramo nubwo wavuze urugo rubamo amazimano ariko data yari yanomye yari yamaye intashyo yabaye intashyo intashyo zo kubazanira aradutashya arabatashye si intashyo z'akanwa si intashyo z'amagambo yari yambwiye ati nimugera mu gitaramo ntimukagende bokoboko yaramaye rero intango ngo nyizane muri iki gitaramo kugira ngo igitaramo gikomeze kugenda neza ndagira ngo rero mbwire ba bakobwa bamutunga inka banyegere aze anyegere maze tutambuke aze gusanga mu muryango mubyeyi kugira ngo babyumvise aya makuru bazagira ngo turamwakiriye nawe yaje yikwisha naje bikwije ntabwo haza kwa Frederico icyo ryambere twaje gukora zitareba inyuma twaje zireba imbere muza kubaza abana bawe uraza kubabaza ndetse batista yinjira baraza kumva ko twije ingata zigwa hasi nibareba ku ikigi by'amarembo barasanga ingata zose zuzuye maze ibyo bituruke umuryango kugira ngo igitaramo gikomeze kigende neza nongemerera gushyira mu bindi biseke by'amatora bagushimire agira imana namwe amashyi n'ubundi maze ninkomeza kuza ntukagira ngo muteye umugongo si kumusuzugura ahubwo reka agende gutya sinsuzugura umuryango maze dufite n'ubutumwa bw'umuryango rero baduhaye ubutumwa igitaramo cyo kwa Frederico ni cyiza ko himbanye uze kubwira Eduwadi maze mwana wanjye bavuga ubutumwa bw'umuryango nyaboneka nimuze kureba igitaramo cyanyu muze kugira aho mudushyira maze kandi tuze kubaha n'ubutumwa bw'umuryango Imana ibahonogisha murakoze cyane murakarama bati ongera usubire mu byimbo murakoze maze ureke ndabona uze kunyitaho ndakwitaho ureke nabo mwagendanye babanze barebe ukuntu babagenza murakoze ndabizi ukunda gutarama kandi koko turatarama uyu munsi cyane rwose ngaho ijambo urebe ukuntu umubyeyi nimba ntabwo aciye mu ijambo uriya mugabo nakomeje kumwitegereza utaramane ati kandi mu mwanya nagaruka ubwo nanjye reka nkomeze ubwo maso ndayategereza hariya ko namutungira hafi bose kugira ikibazo uze nanjye urakamutungira hafi ibyo ndabimenye umwana wacu rero karame mubyeyi bateza akunda gutarama namukunze ni umutaramyi hanyuma ndamuzi kandi umuryango wakomotsemo n'imfura uyu ureba nawe n'imfura imfura cyane namwitegereje ubwo rero baza hirya wemerewe yo kudutwara muri iki gitaramo ngo tuguhe dusangire tumere neza aho ureba ziriya mfura bagendanye urebe ukuntu nyabone bamanure akavuga ubu niyo naganaga nuko nari nanze kugenda njyana iriga nanze kugenda ntari kubwiye ariko uriya mugabo namubonye ni mwiza ni imfura cyane namwitegereje aho yatega rero nahoze mbwira
zamura umuryo w'inanga rwose ntacyo. Maze za ntore mu kanya zongere zisuke zishaka zirahamize. Ababyeyi baduhaye uruhu atubwiye ko igitaramo turi butarame rwose twashaka tugakigira kabiri ntacyo biri butware. Inkera turayirara bukaza no kucya rwose ntawe ufite amavunane kubera ko twamenyereye gutarama. Barakoze cyane rero ziriya ntore bya byose kabanyana cyatega babe hafi rwose bari bambwiye ko bari mu nzira babaho uruhu. Bakwiremo rwose isengesho ryo twaratambukije ndetse ibimenyetso mwakibonye ko n'Imana yaduhaye icyubahiro kuko natwe twayubashye. Ubwo rero byose n'ubundi icyubahiro cyabigezeho kandi n'amafunguro yasukuwe ntawe yatera amavunane cyangwa se aze kumuvugisha amagambo. Muzimanira abashyitsi rero ndetse n'abasaba mukomeze mu bakwirimo kugira ngo bataza guterezeho gato uzamura ukurya yabagize Imana abashyitsi bakwirimo bwangu ataza kugira uhitamo n'icyaha ahubwo bakicarire ataza kugira kugisha amagambo kandi bidakwiye cyangwa se kikamuzira muri iki gitaramo. Tuze twese kwizihirwa ntawe ufite amavunane mu muhogo. Mubyeyi rero kugira ngo uriya musaza
mbona ahubwo ibyicaro bya mu banya bito kugira ngo ntafite irindi ashaka kukubwira nahoze mwitegereza nkabona rwose acira irenga reka mwegereze igihamagazo maze twumve iryo ashaka kugura mubyeyi cyo ni make ikabura icyubahiro cy'Imana uko yitegereje ndeba icyubahiro y'abahaye mu muryango avuga Imana igerageza aho rero mu muryango wazakamwita Imana yaduhaye icyubahiro ndabizi Imana yatugiriye neza niyo mpamvu mu mezi nk'aya ukwezi gusoza umwaka tuba dufite igitaramo cyo gushimira Imana hanyuma tukareba ibyo Imana yakoze imigisha Imana yatanze abana barangije amashuri yewe abasore bacu cyakora iki urabizi nta muti nta rukingo kirabona ariko hari ingamba zafashwe na leta y'u Rwanda gahunda yo kwambara agapfukamunwa neza igihe cyose ugiye mu bantu bakambara neza icya kabiri hagati y'umuntu n'undi ukahashyira metero urabibona iwacu twabyubahirije metero irimo nanjye nabibonye icya gatatu tugakaraba amazi meza n'isabune cyangwa tugakoresha wa muti wabugenewe witwa sanitayiza nitubikora gutyo ngo tuzagenda tugihaje leta twakiriye intwererano y'umuryango watuzaniye no kugira ngo igitaramo cyo gushima gikomeze kigende neza mu kanya wigeze kubwira ngo ufite ubutumwa hari birashoboka yuko hari inama cyangwa se igitekerezo waduha sinzi ariko nagira ngo uwo mwana wacu aze kureba hanyuma nabona ingingo twari turiho zisa nkaho twari tuzigerageje hanyuma aze kutubwirira useruke mu gitaramo utubwire n'ubwo butumwa wafurawe urakoze narakoze kigereje umunani nari mari ngo nabyumvise ndabigira reka nze ndore ndebe ku murongo w'ibyigwa twari twateguye ndebe ko twari turimo duseka ku murongo wa nyuma ngo nisanga bimeze neza ndababwira ababyeyi beza ibyanjye ntabwo ntinda nabizi ko wantoje rwose kujya mbanguka naje kureba rwose nsanga hari hagezeho kwakira abashyitsi aricyo gisigaye mu bindi bijyanye n'igitaramo twari twabibayemo tugeze mu gitondo tuganira uko ibi uko bukeye tureba bananiwe turabageka bararyama ndetse urabona ko banagarutse ijoro ryashize aho twari tugeze rero twari tugeze kuri ya ngingo nziza yo kwakira abashyitsi tukabaha umwanya tukabaha urubuga nabo bakadusangiza ibyumweru w'iyo dore ko bari ababyeyi numvise dusangiye icyoko buriya basanga icyoko ko cyaba hari icyo cyababwiye cyangwa se hari ubuhisho wenda bari barahishe bakaba batuzaniye kugira ngo yigize kubibona kuri iriya ntango umuntu uguteretse ntabwo ingana kuriya kutwerera yajya kuguhita ushobora gusanga hari nk'ababayizi nk'eshatu zayikurikiye reka rero bose ndumva ndabona mwamba umwanya rwose akagira icyo atubwira muri iki gitaramo murakoze cyane mubyeyi bati karame ngaho iri kubanda cyangwa se iri kuniga uri tubwire ntabwo narivuga nicaye yego ya mungu yavuze ati iyo ntabwo urabizi sinayise izina ariko nza kukubwira ko inyuma yayo hari izindi reka mbwire wa mwana yongere ahaguruke wa mukobwa bamuhereza yongere anyegere maze guhe n'izindi nimba naguciye mu buryo uvuga nimba ufite n'izindi uzitereke bariya bantu barakunywera baranywera nyuma
numvise wari n'izindi ariko iyi nzanye duwaje urabizi dusangira umuco tugasangira imana tugasangira n'ururimi bakagira rwose urabizi ubutumwa umuryango waduhaye yego urabizi nta muntu uvugira ijambo ku busa kwari kugira ngo uhamagare b'abahungu babanze bavaneho urukoma tubanze tuyumve tumara kuyumva maze nushima vugira imana ku mutima ariko si iryanjye n'iry'umuryango rekaza n'ingurubiri yanjye nari nyifite rwose ntabwo iri hafi kandi bivanze n'ibyaha ntacyo bitwaye nanjye kuko ikura urukoma nabitorera kuraho urwo rukoma ruvaneho rwose amatesita rwose nkabona nabigira ngo yicarira nibwo biryoheye ndebe ko ijambo navuge ngo muri uyu muryango ryasuzumwa warugeze uti ariko siko riri gusuzumwa tamamasa sabirika yego nyamushwekere abanza yisogongere ko ari twe twayenze se abanza yisogongere nanjye sinzi uri kuko murambuye igihe gusoma rero ijambo nazanye muri uyu muryango ryasuzumwa aho kumvise ati ntabwo ari agatobe ngiye kukubwira ko ushake byinshi ku mazi kandi urugero so kandi bwari amakomako bayaha abana ntibakongere nkuko bimeze n'umubyeyi ongera ushyiremo cumi numve ibyaba byiza numve amushwekere rwose ajya nabibye uri umuntu w'umugabo ndagushimye kandi abanze yumve ongera abanze yumve ataza kwibeshya ijambo aza kwibeshya gusuzumwa nushima bati nzakamutera gushima ndayishimye niba gushimira abo twashye twashye n'impundu n'ibyasi hanyuma ijambo ryose ufite wumva ushaka kutubwira uritubwire niba gushimira nyamuntu mushimira abasaza baryicarira ariko twe mu Rwanda turarihagurukira ariko urebye imyaka agezemo oya cakabogi uranyemera cy'akabogi oya cakabogi tuganire uciye akabogi yego oya ntaca akabogi mubyeyi Edouard turagushimiye mu izina ry'umuryango Nzakamwita Frederic uhagarariye turabashimiye uko tubona twagenze turutse mu muryango w'umubyeyi wacu Karera Zakariya tuza muri uyu muryango wa Frederico imiryango yacu n'imiryango isanzwe igendana tubana mu byiza tukabana mu byago tukabana mu iterambere n'ibindi urabyibuka igihe cyatambutse ubwo yaherukaga iwacu mu muryango twigeze kugira umugisha tugira inka Mana itugira neza tugira inka Mana imaze kuduha inka tugira n'ibigega tumaze kugira ibigega Imana iduha umugisha w'urubyaro tubyara abakobwa tubyara abahungu muri abo bana twabyaye icyo gihe baje kubyara umuhungu uwo muhungu tumubyaye iminsi 8 ishize turaguhamagara muzaza ufatanye natwe gushima icyo gihe uraza igihe cyo kumwita izina kigeze turasangira turatarama nk'uko dusanzwe dutaramana urangije kandi urambwira ati uramuterura umuhesha umugisha uwo muhungu twari twabyaye mwaturaho umugisha w'ababyeyi uravuga ngo uyu muhungu azaba umugabo urangije uravuga ngo kandi niyegura icuma azarengera imbaga uravuga ngo natumwa akora azazana imbuto uwo mugisha rero uwo mwana yaje kuwugira koko arakora ariga aba umusore w'ibizigira nuko nubwo muheruka
yarakuze yabaye umusore. Ubwo duheruka mu gitaramo iwacu rero data aratwicaza aratubwira ati nubwo turi mu gitaramo, yitegereje uwo muhungu arebye ku matama asanga ubwanwa bwaraje, aramubwira ati vuga sha. Umuhungu arivuga, umuhungu yivuze yumva avuga ikivugo cy'abagabo. Data yumviriza ijwi rye, yumva ijwi ryarahindutse n'umugabo koko. Data araduhamagara rero n'umuryango, aravuga ati uyu muhungu simushaka mu kirambi. Nuko data rero twubakiye umwana, tumaze kumwubakira, igihe kigeze data aratubwira ati nyaboneka nimugende mujye kwa Frederico uzasanga iduwani mujye kubaganirira. Nuko twaje, data aduhiye tuza twikoreye tuza muri uyu muryango. Twageze turaganira, kuza kumbaza ati ese uragenzwa n'iki? Icyo gihe umuryango wanyu mwari bake, natwe twaje turi bake. Nanjye ndakubwira turagenzwa n'amahoro, turagenzwa n'urukundo, turagenzwa no gusaba amaboko umuryango. Urangata amaboko yacu n'ay'umuryango wacu namwe. Ndakubwira ariko ikitugenza, dufite umusore umaze gukura, izina ry'umuryango twabengutse umugeni muri uyu muryango. Nuko uza kutubaza izina ry'uwo mugeni twabengutse, mubwira ko yitwa Ntakirutimana Delphine, cyane ko mufite n'abageni beza benshi. Gira Ntakirutimana gira amata, mugira Ntakirutimana gira inka, mugira Ntakirutimana Josiane. Ariko tukubwira ko uwo twabengutse mu muryango ko ari Delphine. Icyo gihe nyakubahwa tugusaba irembo. Tumaze kugusaba irembo, irembo raritwemerera, umaze kuritwemerera dusaba ifatarembo. Nuko turabisiga, siga inka y'ifatarembo. Utubwira ko itariki uyu munsi mu muryango uzaba wateranye mufite ibirori, natubwira ngo tuzagaruke tubasaba umugeni. Icyo gihe uza kumbwira ijambo turamenye ntuzarambike. Ndakubwira ngo ntabwo nafatira irembo umugeni nzarambika, ahubwo nzagaruka musabe. Ugende warere kitugeze uyu munsi izina ry'umuryango. Tuze gusaba umugeni witwa Ntakirutimana Delphine, tumusabiye umusore wacu Murwanashyaka Jean Baptiste. Iryo jambo ritugenza, ni wa mugeni mwatwemereye mukaduha irembo rye, iryo jambo ryatugenza. Kugira amahoro y'Imana twaje twiteguye twigwisha, kandi ndakureba mu maso nkabona ufite akanyamuneza. Imana iguhumugije. Nakuramukije nyinjira, nibuka Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth, ngo nuko ageze mu gihugu cy'Urukiga ngo asanga Elizabeth. Ndaryibutse naryo reka ndivuge, ngo nuko asanze Elizabeth, marayika yari yamubwiye ati ugiye kubyara umuhungu uzamwite Yesu, cyane ko tugiye kugera ku itariki 25 kwibuka kuvuka k'Umukiza. Nuko Bikira Mariya ngo arashidikanya, ngo abwira marayika aramubwira ati ubu ndeba ndi isugi, sindaryamana n'umugabo, nta ndaho utunwa twanjye, nta nuransoma, nta nurankora ku ibere, ndi isugi, mba kwa data mu nzu, sinsohoka, nubaha Imana yo mu ijuru, nubahisha n'umuryango. Marayika aramubwira ati ugiye gusama inda. Mariya aramubwira ati ibyo byabaho bite ko nararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ngo imbaraga zisumba byose zizakuzaho zigukingirize. Aramubwira ngo niyo mpamvu we azavuka azitwa umwana w'intama w'Imana. Nuko ngo Bikira Mariya ngo ashidikanya mu mutima, ariko marayika aramubwira ati wishidikanya, iby'Imana ivuga biriho, Imana ishimwe. Aramubwira ngo mu gihugu cy'Urukiga hariyo umubyara wawe witwa Elizabeth, umugore wa Zakariya. Aramubwira ngo ugende ujye kumusura, ibindi nuhagera dore atwite inda y'umuhungu y'amezi angana. Arangije Mariya barahaguruka, ngo aramanuka ageze mu gihugu cy'Urukiga, ngo Elizabeth agikubita amaso Mariya, ngo nuko ngo aramuhobera. Ngo bagihoberana, ngo abana mu nda ngo baramenyana, ngo abana ngo basimbaguritsa mu nda. Bibiliya iratubwira ngo Yohana yuzura umwuka wera na Yesu ahita wuzura, Mariya arawuzura, Elizabeth arawuzura, ngo baregamirana. Umwuka wera yegera Mariya, aramubwira Elizabeth, aramubwira ngo rega ndi muntu ki ko nyina w'umwami wanjye agendere. Edouard naguhobeye, nibuka amasezerano y'Imana, naguhobeye, numva umwuka wera uraje.
naguhobeye umva ubwiza bw'Imana bunjeho, naguhobeye numva icyo turi vugire muri uyu muryango, Imana iri kumwe natwe, gira amahoro y'Imana. arakoze cyane bati karara ko numva ushaka ko kubwiriza kuncokoza ntuzi ko uzi ko uvuga ibyanditswe ugatuma ashaka nanjye gusoma. wakongeye hose ko ntacyo bitwaye, ko bidatera umwaka, ko bidatera ikirungurira, bakongeye bati karara urabizi iyo ugiye mu kibwiriza mbafashe ikibwiriza naza kwibagirwa ko mpagarariye umuryango, ndi mu muryango ukaza gutuma nanjye impamvu nyiza ni uko naguhobeye, twibuka bya bihe twagiranye turi mu butayu, twibuka bya bihe twagiranye turi mu bitero, ugarukiriza aho utatuma abana baza gusimbagurika mu nda nyabune. Kandi ubona ndi ku ruhembe rw'umuryango, ahubwo wagize uti uwa mwana nazaga guterura tumuhesha umugisha yarakuze, yabaye umusore cyane. Muri mu gitaramo arivuga musanga amaze kuba umuntu wavamo umugabo cyane. Nibyo tudatinze reka gushimire koko nibyo waraje n'umuryango, dusaba ikaze turayiguha. Mbona nagira ngo mbwire ab'umuryango batari bahari, dore ko umuryango wa Frederic ni mugari. Uriya mubyeyi Batista yaraje atugana tugira ko bashaka ko twabaha amaboko, urukundo, tumutegera amatwi, turamwumvira. Hanyuma aza kutubwira yuko aje gusaba irembo, tumubaza irembo asaba ari iry'iki, nimba ari iry'inka, nimba ari iry'inyambo, ariko abitubwira neza ko aje gusaba irembo ry'abageni cyangwa se ry'umugeni. Tumubaza mu bakobwa dufite ba Ntakirutimana ni benshi, ariko atubwira yuko ashaka Delphine. Aho twari turi rero tubaza ba nyirasenge bakeya, irembo turarimuha, ariko turamubwira ngo nubwo asize asabye irembo tukarimuha, agasiga n'ikimenyetso. Bati wabyibutse ko umurinzi w'irembo, ariko ntabwo ari kugera mu byimba aho ngaho bamuciyeho utarebye ukuntu erega yakoze umurimo. Siragira ngo twagupfa kwinjira gusa, Ntabwo nuko hanyuma tubwira yuko muri aya matariki tuzaba dufite igitaramo cy'umuryango mugari. Turamuha tuti iryo jambo uvuze uzaze urisobanurire umuryango duteranye. Umuryango munyemerere, ntabwo ndibuze gutera cyane, ahubwo munyemerere. Bati ku cyanya giti Ntakirutimana Delphine arahari. nibagushimire uvuze n'umutware Hanyuma ndabizi ko umuryango wawe ntacyasha kandi nawe ntakigira, nanimo ndabizi ko mwavutse bwa kabiri cyane. ahubwo unyemerere mbaze, ndi kumwe na ba se wabo na nyirasenge w'umwana, unyemerere mbaze nimba koko Delphine agejeje igihe cy'uko twamutanga akajya gushinga urwe. Hanyuma kandi munyemerere ko uriya mugabo Batista mwamwumvishe, muze kumwemerera mubwire nimba twamumuha. Ariko reka mbanze ba nyirasenge, ndemera ba nyirasenge w'umwana bambwire ko yakoze shaka.
ndabigira barore rwose baratubwira ababyeyi abantu nyo n'ubundi nimwe mumenye imico y'abakobwa bamaze kugera muri cya kigero mukamenya uko bitwara mukabamenyera byose yaba akazi bakabona nk'ibihumbi by'umwangiza n'umukanya amatwebwe mukabimenya ibyo byose kandi mukabigira mukagira uko mubigenza mukabaharanira gukunda ntibadusebe cyangwa se ngo baduserukire nabi tutubwire nkababwira naramureze bane bayi neza ubwo rero bategerejeho basanze nta kibazo bagiye kubarwa bati wabyumvise wumvise ko n'ubundi ubanza akarya isosi ubugari buri hariya bakaza kubyukuza nyuma akabishyira akabizi rwose kugira ngo nabuze kugira ko yaje yibije nageze kugera hariya reka ndeba abahungu yakoreye bati umugabo yaje yibije ko tutambuka rwose wari ugiye kumbaza ngo uyu mwana naregeye kukubaza nti uwo mwari yasikojoro hane ndabona nkibaza ukuntu umwikoreza ariko umuhungu wanjye arabwiye ngo hari abahungu baje bikoreye ngo uwo n'umuhereza afite umusatsi wa natirere wagira ngo agira icyo apfana n'umwamikazi kera na kose wanyu mwari beza ngaho cyo nyegera bagiraga abakobwa beza ntabwo waca abakobwa bacu tubavuna niyo mpamvu ubona yakuze neza atungwa n'amata ameze neza na Delphine numureba imbere urabona byaremeye nta yigeze aya ntazo ari bamo wishwe n'inzara imbere ntabwo haza harabona nureba mu bitugu urabona afite umugongo wo guhera agira imana mubyeyi ubwo nanjye numviyeho kandi nta muntu n'uwo mbese yaduha karame umuntu ntiyakorera kugenera Delphine yego kandi kigendere umukobwa mwiza kibiriya rwose mu kanya umusore wacu Jean Baptiste bibuka umusabira umugisha yego ariko uriya mwana yavukanye ubumuga burya cyagiye baramuteriye ariko burya yaramugaye nubwo twamuteriye mu bigoma ariko twagize ikibazo umuhungu avuka nta rubavu afite urubavu rumwe rwari rwagacumutsemo ntabwo ari rurimo bati ayo maturo yawe uyasubizeyo ari cyo numvishe reka mbanze mubwire gushimira abanzi mubi warunguye umutima ntabwo nagukuye umutima maze uwo muhungu arakora afite ikibazo cy'urubavu mwana ariga mwana y'imbaraga mwana arakora ariko ikibazo cy'urubavu kiri ikibazo abaganga bose bo mu Rwanda biranga tuvuza hanze biranga mugenda mu Buhinde bose biranga ariko twikojeje imbere y'Imana Imana iratubwira ngo nimujya kwa bazakabita mukasanga duwa azamuvura nimuzamura amashyi dutanze umuti azamura umuti wa burundu none kuko umuti wa burundu duhaye agenda mu rwego agira amazi bagushimira muhamagara umwana mumubwira ati humura uyu munsi urakira haleluya duha karame iwacu tugira umucyo yego ntabwo dusabisha umunwa gusa tugira inka zibanza imbere y'intwari nimero nazo zikuri ziza nsaba wa mubyeyi wegeye ugenda nabikubwiye nsaba kugira ngo yanamubonye nini naziza ndamureba hewe nkabona ko usanga afite n'ubundi akabazo ariko nkabona batugana ndakumva menya ko ari uwo muti badushakagaho ntibajye yego iyi yatwaye itwara ba masenge na ba mama wacu nakurikiranye amateka mbazana nyogokuru arambwira ati suka nanjye yambanye wacu ariko mu muco w'abanyarwanda tugira cyose cyongereye iyi ni cyose amashyi n'impundu urabizi cyose cyongereye urabizi n'igenda yonyine zigenda ari impanga
dufite na rugo rw'ababyeyi yego nayakira Imana iguhumuje nyamuntu amashyi y'umukuru umushimire si ibyo byonyine kirira ababyeyi si ibyo byonyine doa ubwo uyu mugabo njye nawe umubonye cyiza yaje yibwira naje nikwisha doa karame matinde reka mwegere nyegera namenye kugira inzugi menya ko ubworozi bwahereye iwawe menya ko ubutunzi ari nka bwahereye iwawe bigeze muri iki kinyejana nuko aka bakita akamashini kariho umubare wa 12 ariko wikareba bigira ngo ni ikibazo tuzanye mu muryango iyo kameze gutya aba ari ikibazo ariko iyo ugize gutya igisubizo kiba kibaye igisubizo aka kitwa Nanjoro k'umutuzi ni agakata ubwatsi bwiwe kagira Imana n'amafaranga umugoroba umusozi kamwe twihina munsi y'urugo nubwo bwaba nijoro cumi na kabiri bwibitsemo n'imbaraga umubare 12 n'umubare w'imbaraga yego namenye ko mugira amashyi umubyeyi ni kamwe kagira ntajoro ridaki iwacu ntakabonye yego uzi ko mugira inzugi ariko kugashyira mu ijana ni inyana ziba mu ruhongore ntabwo zizajya mu kibumbiro ikiba kite cy'ubumbiro ndagira ngo nyigushikirize nubwo ngeze ni mu ntoki n'igihe tugezemo ariko kugira ngo ni inyana nazo twazimiye kugira ngo nazo zijye zinywera bugufi yego si ibyo byonyine ugishyiza reka igire n'itunze twazanye n'igicuba kizajya kidahira kikadahira si ngombwa ko za nyana zishoboka si ngombwa ko zashoboka bafate amagara uriya mutaye igira hino shaka ntabwo naterura igicuba sindi umurenza amasi Imana yangiye neza imugisha sindi umushumba sindi n'umurenza amasi reka mereze uyu muhungu wanjye ngaho bereka ko ujya ubigenza banza reka muhinde zanamufasha sha rebe ko uyu muhungu wawe ari intoki numvise ko nawe yego hasi n'umusenge hejuru n'umuri uko Gabana amashyi amashyi yagira Imana biranoze rwose edowa karame wabyumvise nabyo bimeze neza yego ntacyumvise zizakeza edowa ndagushimiye gabumera amashyi ndagushimiye mu gatutatu mutuhe iryo wabuvuze bazizane irindi gira amata irindi mukobwa jana irindi gira minani mubwire n'irindi garukira gira amahoro hanyuma yego reka nanjye nshakamuke nanjye reka maze nsoma maze ababyeyi turi kumwe hano tuganire uko tugiye kugukosha Imana yatuvanye mu cyiciro cy'abatindi n'abahanya ni mu bikwiye ubundi twageze mu cyiciro cya mbere cyitwa nuko nanjye ndi muri aka kiborano naho ngaho namwe aho ngeze muri avuye muri egera muri te Imana irangamukomeje kukuzamura ngeze muri sati ndakuzamuye ngeze muri bati ndakuzamuye ngeze muri ati gisigaye n'ubugingo buhoraho kugira ngo mubakusire turi mu banze mutsinsureho niko bati uracyari umutunzi uwo mutuzi n'ama mukobwa nta bwoba nibyo avuga nicaye nkahaguruka burya umukene avuga yihonga ariko iyo umuntu ari umutunzi ibintu byose biroroha avuga nta bwoba afite
ariko ubundi kusanzwe uza mu gitaramo cyacu n'umwaka utaha kuzi ko twari turimo dusabisha mukuru wa Delphine kandi ko atari ubwa mbere uje mu muryango warongoye ntazazindi bajya gutuzanira n'ubundi. Ikibazo nagize kubera muri iyi minsi iterambere rihari, abona ibintu byose byaje n'iterambere, nabonye ari abahungu b'abagabo basigaye kubera bukera cyane basigaye bagira inka muri Koje banki, abandi bakagira abuzure muri banki popirere, abandi bateye imbere bagira no muri beberi, natwe niho tugeze abandi no. Ariko noneho subiye inyuma nubwo ubushize nari ndi muri uyu muryango, urabona muri iyi minsi bazanye n'utumashini two kuhira ubwatsi, ubwo sinamenya aho bigeze, ariko nta muntu wikosha kirazira, ndagira ngo nanjye umwoshe mukwerenya kugira Imana. Nibyo cyane. Muri beneri harimo inyana 8 zuzumuno ku bivuze zifite n'imfizi nicyo narigiye kuvuga zizirara amahembe ngaho bigenze gutyo zirahanya kugira Imana. Izuri zacu ntizanyuze uko zegeranye, ziko zagezeyo keretse ubanje kubaza abashumba, ariko urabizi ukuri turakugira turabatuze nta mutuzo ubeshya, zagezeyo zirahari. Ahubwo uze guhamagara abatahira baraza kuzivuga amazina yabo, uraza kubyumva neza, nicyo gihano. Reka mbwire wa musore wanjye, ndabizi yuko utajya ubeshya, ntabwo njya mbeshya, nta rurimi ugira rubeshya, navutse bwa kabiri, ndabizi neza ko utajya ubeshya. Hanyuma cyane icyo ngicyo, ariko ikibazo nazibonye, ariko kandi ni nziza nk'uko ziguze wagira mbese reka mubyeyi tuwaye abana twatangije n'iyi kujya ikondegeza ibyo ngibyo nuko bimeze neza. impamvu zaze kwishyira mu rwuri, murakoze cyane mubyeyi. inka z'iwacu ziraririmbira, zamara kuririmba zikavuga maze tugira inka ziteze neza, tugira inka nziza, tukagira iso, tukagira inka zineza zikunda kuririmbirwa. Nigeze kubaza umwana arangije arambwira ngo kandi ngo igicaniro cyawe ngo cyane gitangiye kugenda cyaka, maze zari zitegereje ngo zibanze ziririmbirwa maze zigere kuri cya gicaniro wacaniriye, dore ko naza gucanira iwawe. Imana iguha umugisha, nuko zimeze nuko zigenda. bakumpera amashyi turazishimye. Urakoze. amashyi n'impundu, reka amashyi atagira n'impundu burya bayita muha. Izo mpundu rwose ntimuzicarire muzitange kuko abo babyeyi barazikwiye. Hanyuma umubyeyi batize Ndakunda ese koko tugeze mu zabukuru, aho wa mwana muheruka na muto mwagendanye ngo umubwire aze tumuramutse nk'umuryango. arabona agiye umuntu arambaza ngo mbese waje kwisabira, namugane wabura umusaza nanjye ukajya gusaba inkumi, Ntabwo ese wayishobora cyangwa babagabo b'inyamirambo bajya bagukorera akazi. ndavuga ntikira agatsindwa n'Imana, sinashobora inkumi ndashaje, ariko umuhungu wanjye ntabwo twagenda sinjya ajyana n'abana mu bitaramo, ariko kubera ko haje iterambere nabwira abamuba bugufi nkababwira ngo mumubwire abavuye mu nka aze yitabe ku gitaramo, unyemerere ngo tumenye kugira Imana, dore ko namukumbuye, maze umuramutse nakuramutse cyane ko utaramutswa n'abakwe. yewe nimumbwirire Jean Baptiste aze akenewe mu gitaramo, niba ari gukunda araza kugenda, kandi umuhungu wacu nyakugira Imana Edouard araza kugenda, nubona afite ishyimbo nabo bari kumwe, ntuze kugira ubwoba ngo muratewe. Jean Baptiste ntuze kugira ubwoba ngo muratewe, ni cya kibazo nakubwiye, ariko numara kumuvura mube muvuye mu rwuri ni muzi mara kumuvura, kandi abashumba bagira inkoni mudatara abashaka mu gitaramo uko baragira, ariko akenshi ayigendana buri munsi nabo bari kumwe. Ni cya kibazo nakubwiye mubyeyi Edouard, ntuze kugira ubwoba. Yego kugira ngo uje gusabira koperative n'ishirahamwe nari ngiye
nagiye mbona abantu b'iwanyu baravuga mbona barabwiranye barongorera bavuga ese n'ishirahamwe yazanye ni koperative ababona batambuka rwose abasore bose n'ishyimbo n'inkoni cyo nimukomeze mutyo udahengamyemo n'umwe gusa ariko arakomeze rwose musanganye ibintu nk'icya ruguru gutyo dore uwa mbere ashingira hano rwose maze kunde mwumva ubutumwa bwa tata uhumura uyu munsi barakuvura aho ngaho muhagarare imbere ya dogiteri n'umusore cy'umuti dusanze mu gitaramo dusanze mu rwego n'umusore cy'umuti cyangwa ubwo tata y'ababyeyi abageni mutyo rwose umubyeyi baje ndakubona aba bahungu bose ni ba Jean Baptiste yego kandi naje kumenya ko nawe witwa Jean Baptiste nanjye nitwa Jean Baptiste wowe twese twitwa ba Jean Baptiste ba Yohana none urajya mu mugenzi reka mbere Jean Baptiste atera intambwe yigira imbere abandi basubira inyuma abo ari bamwe bose basubira inyuma hasigare Jean Baptiste bamara gusubira inyuma asigaye maze nyabugira Imana wabibonye ngabo n'abatera intambwe igere tubasha fata muri rwabo bamenya kugira ngurwo nyaboneke haraye maranye uburwayi igihe bakumva uyu munsi urakira n'abatisi maze rero wavukanye ubumuga tudatinze umubyeyi wibereye rwose cyangwa n'abatisi cyo nyine twambaye hanyuma turambura ibiganza rwose utera mu muryango cyangwa mu muryango wacu urabona ubatarembye ndabona ibiganza utera mu muryango wose nyamara ni nta kiruhuka amashyi menshi cyane hanyuma bati erega ndavuga batista umuhungu wawe agahindukira ariko reka abwire mugenzi we ameke ibyimbo batista hano habwemara bw'umuryango wacu rwose ubu ngubu mushiki wanjye yagize kumbwira ati ubaririza witwa batista naza kugera muri urwo rugo uze kumuha umwanya muri urwo rugo umwereke hose maze nashaka arebe igitoro kimukwiye atamuge yicare ubwo ibindi data arabimenya muvandimwe rero wahakwemana bw'umuryango nanjye sinakujya imbere tuboneze dore urebe muri biriya byicaro byose bisa n'iby'abantu utambuke rero ikikubwiye bose maze wicare ubwo ibindi nabikubwira n'ujyayo ukirigita ntabwo nushireho gake uzamuka ukajya kw'imana gato ngo batisoga azagushyira mu gitaro ndamubwira ibindi ku mutima wahageze muri abagore bari b'umuryango basanga mu ntera ntabwo umuntu batista rwose kuri ibitugu yahise urabona ibyagize namubonye ko ahise agira ibiro byinshi birawurigize kubona atambuka yamamariza ka ariko aho umuryango umuhereye ubwemarare atambutsa cyangwa umuntu amubonye batista nawe wabwemarare bw'umuryango kandi wasanga mu ntera ubu muri aka kanya wemerewe kuzamura uno mu ntera muri abasore n'umutungo ikiganza cyangwa ukamutunga inkoni atari yo kumubwira nawe ubwo nanjye ndamubwira nk'icyo kimena gusange batiste dore wowe ukagira Imana wamubonye batiste yamenye no kugaburira urabona ukuntu rwose atandukanyije ejo n'umusore ahisemo ngo amwegera mu gataha abandi basigaye nanjye namenye uko bagenza rero basore beza muri aho muragaburira Imana kugira ngo mwagize muri umuryango mwawubonye kugira ubwoba ukomeze murebe kugira ngo urabona ko urimo murasuka mugana mu makuru ariko icyamukuru ntiziruka gusa biba cyagiye kureba kugira ngo mwabonye ibyiciro batista agezemo biriya byicaro ntabwo biba byoroshye
bisaba kwitwararika kandi ukareba neza kuko wese witegereze n'umuryango n'ejo n'amahane zisubire mu gitaramo ngenda gutarama nuko nabaye ingeso nayigiye ariko rero ntabwo nababwira gutyo gusa uretse kubohera kandi ntacyo dupfa nta n'icyo mbamariye bose mwemerere gupfa icyo kigiranga kirahari bityo mureke rwose hanze n'abaza kugira agasengesho buriya twebwe ko ntabwo ejo bundi aricyo mwatubwira iriya mbeho y'igicukura ntabwo yoroshye kandi turatsita ngo Imana irayitsika gahoro gahoro buriya mu kanya ntimuye biriya myanya iri hirya hariya muyibona muze gukomeza mwitegereze ndaza kubabwira reka twubahe Imana rero bavugire n'isengesho namwe ejo bose bazabona kuho mutya nta muntu yabaho mutya bazashyize ubusaza nawe bameze reka rero dusenge mwubahe Imana dusenge basengere bavuge isengesho rwose namwe muzagira aho tuzangara Mana yacu rero kandi Imana yera Mana ugira mukagira neza nyir'ubuntu butagereranywa ni ukuri akanya keza turagushimye ko watisateye intambwe mubyeyi mwiza rero twongeye kugushima kandi tuguhimbaza kubw'ibyo ariko tukweretse natwe abavandimwe basigaye inyuma ahangaha Mana ushobora byose urabona ko iyambeho y'igicuku nayo bitoroshye umuntu akarara yigaragura ikarinda iki ngaho inzozi zitabarika ize kujyana aze kugaruka Mana ushobora byose se abasore ko abantu batunganya ibyo babonye capati ibishyimbo n'amandazi umuntu yaretse bafata mu biryo bikaba ari ibyo ubona akagira agahema hariya kuko ubwo uwo mugabo yazatera kuko ageze mu busaza ntiyaheruka abana bagasigara bamusekerera Mana ushobora byose rero bagire neza maze rero nabo ejo bazahabwe bane n'umuryango basira mu buzima bisheja kandi turamushimye ubwo twumvise tugize mu izina ryawe ryera amen maze rero niwo w'igihugu bigena ubwo abasore bababonye ariko hari n'icyo bavugiye buriya Imana yakumvise ubwo ugira ugira uca ubereka ibyicaro hanyuma ibindi turakomeza nyuma nawe maze ukakaruki ntugire ikibazo rwaba bavuga umutima bavugaga ngendaho turi mu mpande batsise mu binararika reka nkomeze gushimire ese utarashimira umuhungu ko wamuramukije ukamuzamura mu ntera ingana kuriya umuhungu yayigeramo ukamuha intebe nziza natwe tutakwicara ariko umuhungu yanga kwicara pe ariko ndavuga ni uriya muhungu agira ikinyabupfura kuba yahagera ariko wamukoze ngo wapfa kwikanga umuriro ugashaka kurenga uwa kovide ariko uriya muhungu uriya ntugire ngo ni uko gusuzugura ntibazaga impamvu bamuhaye icyicaro ntiyicare ahubwo buriya umutima wo guhagaze uriya ntugire ikindi umutima wuriya muhungu wagejeje amatista guhagaze hejuru none waburiya muhungu umutema ugatuza kandi kugira ngo utuze wari uko Delphine aza akamwicara ku ruhande wanyumoreye duwa ko wampaye umuti nanjye nabyungukiramo nkasuhuza Delphine n'umuhungu wanjye akabyungukiramo ariko umutima we ugatuza. reka mbwire musaza we amubwire aza tubwira Delphine uti nanyitaba ubasha kurwanasha umutima wawe n'utumbikire nari ryumvise umuhoza w'amarira agiye mubashe reka mugukize reka turebe cya kintu turebe wa muti nabatisi kanigeze kumubwira ko mutahana uri mu umutima uhagaze hejuru uriya urahagaze urebe yicaye ntabwo yakwicara umuhagaze hejuru muhagazemo ariko buriya uhagaze hejuru ariko buriya nuza kubona none ko afite n'agapfukamunwa Delphine naza akaraza mu mbaho
Delphine namurabo turaza agira n'inyinya nziza y'umukara, agira amenyo meza y'umweru y'uruyange, uriya muhungu azi kumwenyura, azi guseka neza, n'imfura mu bahungu b'iwacu, n'umwana warezwe n'amata, n'umwana ukunda kuririmbirwa no kubyinirwa. Yewe nubwo angana ko yabaye umusore ariko ababyeyi bajya bamuvugiriza ubuhabo, ariko bamaze iminsi bamuvugiriza ubuhabo, ariko ubundi aravuga ati ntimusongere kumvugiriza ubuhabo, nakuze tubonye umwana aretse ubuhuha turavuga ngo reka natwe umuryango tugire icyo twibwira. Uwo murashaka uyu munsi ntabwo uri burare wenyine, uwo murashaka urwo ruraza kuzura byanze bikomeye. Edouard apfa kuba hari niba ntabaciye mu buryo muvuga bambwiye ko mushiki wanjye Delphine rwose intumwa namutumyeho, burya njye ko nakomeje mbireba narimaze gukongorera abatisita ngingo umuti wabahurira wahazi, ariko nari ntegereje ijambo ryawe ubwo waribwiraga yari n'umwe yarigeze hagati y'inzira n'ubundi mbwiye ko irasutseyo kandi mbwiye ko wahindukiye bo bari ku kanya babona ibyo ntibagera hanyuma bose ibyo watumye ntabigize ukiri gitana gukomeza gutekereza ko mu byazi kugira ngo ababyeyi bakomeza baganira dutegereze Delphine uzamuraho rwose. Data yabemereye yose ivuye ku rubumbiro babanje kwimikiza babonamo bakaranga mu bitwa ibitabo, akamenya agakoni k'abashumba igihe bacyuye, akamenya aho bakaranga. Umubyeyi rero nguyu Delphine yaserutse, unyemerere guha umwanya rwose w'urubuga maze ngaho gira icyo ubwira uyu muryango watugendereye turebe uko twagenza abatisite. Kasabe uriya muzi muri Ruzungu acutse iyo ukirigita nabi mumbini reka kabwire musaza we muzanira Delphine shaka Delphine natambuke nyamubona rwose Delphine uwa Delphine akaba umwari w'umwasi umwanda, uramubona batambuka hariya babwira ngo tugira aba Delphine benshi bati nabonaga warogeye uwo mutari we, aho yarahawe nari negereje ufite umutaka, umutaka uvuga uburenzi ubanza arimo hariya hari wabimenye. hari igihe tujya dusenga Imana ikavuga ati mwana wanjye ukomeze witegereze gusa naze nyegere Delphine icyo tambuka reka data yakwemereye gutambuka nishinja mu muryango, ibyo nakubwiraga cyagiye kugira ngo urabona iyi mpaka ntugire ubwoba, njye nayihozemo n'igitaramo gusa urugero rwanjye iyo tambuka rwose umuryango uyu munsi wakwemereye guseruka mu gitaramo wajyaga wiberayo mu gikari utabizi najyaga mbikubarira, ariko uyu munsi bakwemereye gutambuka ugatambukanyijemo n'ishinja mu muryango muri iki gitaramo. Ubwo data ibyo byose hari ibyo ashaka kukubwira cyo ukomeza utambuke kugira ngo murabona ba nyirasenge n'abandi bose baje bamuherekeje b'abakobwa bagenzi be baragira bati
ngaho reka ngaho duhora tuhazanye igitabo Kasari bajyasengera bamuhinzira anyigiye bamuhinure rwose tambuka maze atambuke yabara umusaza we ngaho muhangana hanyuma reka sabe umusaza we amurekure maze amugere Delphine batisi murekure nta kantu yegereye urabona amashyi y'impundu mu muryango amashyi y'impundu rwose bakagenda n'abahindukira wicaye wireba hariya n'ibyo guhamagaje hanyuma wabimenya ibyabereye hasi aho wari turimo bumvishe umubyeyi bita Batista bafite umusore nawe witwa Batista uwo musore uramuzi aha umubyeyi Batista agira imana hejuru wamubwiye uti mbwira Delphine Mbonye Delphine Imana numvaga neza wamubonye Delphine namubonye njye nicyo nashaka uyu mukobwa wanjye rero ukuntu akeye umwamikazi yanyoye iki amata yisiga ikizi amavuta ya kimuri hanyuma birangiye bigira biti uramumenyereza umusizi wawe hanyuma imyemerere uyu musaza yatuzaniye inzoga tuzanira imitobe agusaba umuryango tubitekerezaho turabyemera ubu rero uyu muryango reba hariya ba nyir'urusenge barasobanyu twabyemeye ngo tubitange urebera kujyana nawe sobanura inama cyangwa amatsinda umwana arebera kugira ngo ngaho igihe uwo musaza akuramutse amana mushimira bwa mugira ngo mushimira amashyi y'impundu murakomeye hanyuma Delphine abashaka umariye ugari rero gutyo hari ikindi nashakaga kuri Delphine ngaho tubare bongere bagushimire umuryango wacu ndagira ngo twakire Delphine wacu mu muryango rw'uyu umukazana mwagiye mudutuma ngo tujye kubasabira umuhungu wacu Jean Baptiste ndagira ngo tumwakize amashyi menshi n'impundu tumwishimire igira hino sha igira hino namwe igira hino umukobwa mwita Delphine urabona uriya muhungu aragenda yegamye yavukanye uburwayi bukomeye twaramuvuje yanga gukira turira hirya no hino biranga ariko Imana ituyobora muri uyu muryango iratubwira ngo niyo icyuzuzo kiri akiri icyuzuzo sha fata icyuzuzo amashyi y'impundu fata icyuzuzo nuko rwose nyamugari n'umutungo w'umuryango ati ni wowe n'ubundi nari ntegereje ryajoro ryose basore banyu mwabibonye basore beza ariko muhumure uze kwitegereza niba muri mu kanya byasingizwe twavuze byagize umumaro nabibonye bateguye rero uriya Delphine ntabwo yakira gutya umusore mwiza nk'uyu n'abatisita mu muryango gutya gusa aragira ati muzi ari bwose banze nihanagurira umugabo ntakarengwe n'icyuya ngo kimurenge kandi mpari uramubona
rwose n'intumwa na Yesu yazogeje ibirenge ati mugabo wanjye nzakurobanura nzajya kumenya amazi rwose cyangwa usangana nayo akagurikije yabyemeye ntuzajya gukobwa rwose maze utere n'umubavu kugira ngo mwabibone ariko mwarora iyo bagiye kugira ikibazo ubwo nawe urabajyaho bose amashyi ko barahari bateze uwo musore ugiye kumugenza akomeza kumwitegereza nkabona akureba igijisho bakeneye ikibazo z'umukubita urubojojo nk'uko mu kanya iyo ngo yakukorohera ubu ndabona wabimenye munsi y'icyakanyota ari batereye umusozi uriya mu gikari kugira ngo uve mu gikari cyacu kiri hirya n'amakuru nibashaka bafata ifoto rwose nuko n'ubwo umusore mwiza rwose umubona Delphine Batista ashimira umusore umusaza wa Delphine amubwira ati rwose urakoze cyane kumuba hafi Batiste mushyikize rwose muhiriza atakira ngo ubutumwa n'ubwawe we bugenewe kandi burimo n'ishimwe amashyi n'inkuru urabona ko rwose tugeze n'aho twamutumwa ntacyo byatwara byadusebukira neza maze rero Batiste naho gushyikiza urugamba rwiza rwose n'abategurira naho banza umwereke ko rwose uzi kwakira niba tubona neza Batiste yagize ati umugore wanjye mwiza nkunda cyane kandi nakunze kandi nzakunda buryo mu bavu bacu natwe turabukira ati nanjye rwose ntabwo uzabibwira gusa no kugira maze ubwiza n'uburyohe tuzabuhorana Batiste na Delphine turi mu cyo gutanga n'umucyo n'umushakamo mworoheje niho mpande yo kumva nimube mworoheje apfuka mu rurimi rworoshye rwose abanyamakuru mwigire n'abantu bafata ifoto tubanze tunababone tunabishimire tubahe n'amashyi n'impundu cyo niba bishimire nyamuneka mubaha amashyi n'impundu abantu amen umunyamakuru urabona ati rwose wongeye gusubiramo neza ati mwegere kuko mwawe ubu n'imiryango yabihaye umugisha gusa nuko rwose icyo ni byiza Batiste tubigire nk'intore tunguza uburyo umwete tutaza kwizimba mu gitaramo tubigire rwose nk'intore tunyarutse maze ubwo ucuza kugira ibyo Delphine n'inkora impamvu inkora gutandukane rwose maze anyemerera kuri ku muryango ngo bateguye impano ya Delphine yageneye umugabo nyamuneka babe hafi bayegeze hafi kugira ngo Delphine agire ibyo yigiriraho nyamuza rwose abanyamakuru igihe bafata amafoto iyo mpano yigiriye iyo nyamuneka ati iki ni igihe tutazibagirwa ngo murabona isaha igeze ku kaboko irabivuga ufite impano rero yegeye hafi Delphine yateguriye Batiste ati nari kubanza kuko njye naje kuvuga ati mbere ko naje nibwira amashyi n'impundu mw'abana buryo turimo bakira
abanyamakuru mufata amafoto rwose mubigire nk'abigiranye nibwo byihuta kuko ducuruza uburyo umwete icyo nibo mwakira nimubakire namwe nimubakira hanyuma ufite impano sitarabona ibindi agera ati ntukaburyo utwaramo impanga tugiye ku rugendo atakira rwose umukobwa mwiza uburyo witwaza muri marete rwose ejo utazagenda mu